soka pavuka kimwe ubu turisanga zino sa mwana nubwo wantwara ka nyine turisanga ariko kubaza turisanga biteze mu mashayi n'isa wowe byose ko ari uryana ungera uryana jamu nkuko ari uryana nandi ntago ndi kukureba se we mareka kunkandagira ari kunkandagira none ndi kukubaza turisanga Subwo mwaga muri ko n'ibintu byose nimufata mukabinyikoreza bizagenda gusa. Yanshinje kubikora imitwaro. Ingo. Ntabwo urukumva mwa. Nababwiye ngo kirebe ibi byatsi birano rebe ibimbuga ukonese. Waje nta bantu bahabana. Mwirirwaga no muri gukora ikimeze. Mubaze. Ejo bone baramwe ngo mwararwanye. Kugwara. Mwararwanye. Nsabi wari kunyiyenza. Mwari mupfuye iki? Reka nkwereke sibyo iki cyana narakibwe n'umwana we boshi igihe aratahira cyose bisanga sange amazi kari hano inkwizira kandi zikore wavuye hano umugongo gwenda kunyica nubwo ntabwo uranshobokera kuja kunyereza unje mu nkuka nshaka ni nago mazi nje kunayikondo mbabare ufata ikidomoro ujeyo ati reka da mbese turashwana birangira mfashe uko byagenze ntabwo ari uko byagenze gare ni kuri byagenze uko byagenze dore nuko yaranyishe nese ubwo uri wavuga ko yamanutse hano yasinze niba utangiye gukubita sonje nturankubita yaje reba imigero kumukubita murangana uburyo amukubita iyo migero ingana gute nje ngana nawe ubwo nanjye ejo ni w'ejo uratangira unkubita ese si byo gushaka kungaragariza pfuka amaso zigira ngo pfuka amaso cyangwa ubwirirwe urahita mu bintu bibi ariko ndavuze ngo pfuka amahasi yageze hano yasinze ajya gupfukama ku nkweto yageze hano yanyweye inzoga kandi inzoga yari yanyweye ni za nzoga baciye mu mudugudu sinakubuje kunywa inzoga ubonye iby'umubuza ngwino hano haguruka ngwino hano nakuvuge nawe ngo pfukama ugiye ku musarani ugenda ubutagaruka nakubwiye ngo twavuganye ngo tujya kunywa dundi ubwonko none ko wayinyweye oya rwari umumanurajibo nasinze undongo narakubwiye ngo niwongera kunywa inzoga ntuzatahe hano siko nakubwiye cyangwa mve mu nzu hanyuma asige nigende uyu kwanywaga urumogi ko warasaze cyane umuntu ngana hano kuvuga wumva ngo ibintu nk'ibyo ngibyo afite wagura urumogi wafite uruganda rucuraga urumogi ku buryo wavuga ngo wambonye mu bakiriya bawe ratari amabure yapfuritse hano mu misate z'amatafari kapfurikwe mu z'amabuye genda uyazane ayo mabure jaku genda nsanga usigara nk'urumogi reba yunamye muri ya nkono ngwino hano ngaho ugiye kuzanira ndi kukubaza nsanga usigara nk'urumogi baje barakoshe ndi kukubaza nsubiza ibyo ndi kukubaza karajya kuzana ngo ayo mabure usigara usibye ikinyoma ubwo urukona nje ndi umuntu wo kunywa urumogi urunywera nabyigiye heza ngwino hano sagereza yameneke nakubikijije kandi uzi niba ari gumwe ngo ari gusigaye niba ari gumwe ngo ari gusigaye ajunditse biki kandi ngutumye imineke nagusigiye ejo nziza nese zivuye urukona atari kuja ari nyabyaga ikinyaga umwe ninde gwaye umuneke urumogi rwose yararumyoye ninde gwaye umuneke nza mukamfukamisha ngo ndi umunyamakosa ubu nje wari wambona nunamye mu mineke ngo ndi suri kureba ibintu utangiye gukora suri kureba nibitari ibi yarabikuze kazaje kurya ibintu udahawe suri kureba kanzi kwifata nk'umwana kugira worohere bagenzi bawe byarakunaniye urukona uri umuntu wo kwifata nk'uko wifata nje namwe wabyaye abandi ntiwakagombye kuba wiyubahagara wiheshaga n'agaciro ntakubwira ngo upfukame acira umva nkubwire uyu munsi ntajya n'ikintu kimwe nsawukora rukumva
uyu munsi niho urazi ibyombo niho urateka byose ni ikintu kiri hano n'imboga singaruka mvuye ku kazi ngo nsanga imeze gutya urukumva kandi nakubwiye ngo n'aya mabuye uzayavana yose aya mabuye reba Bijobi uri kunyumva ndikukubwira ngo iyi mboga yose aya mabuye sinyasanga hano ngaho uri kunyumva neza kandi nsange watetse Sabimo arakwakura akanara-kwica Sabimo Danilo cyane ndikukubwira ngo Danilo cyane ngangwe nzihe ntizari kukubaza tukuvuga ngo muri izo mine sa karame ushaka iki mu by'ukuri unshaka he sa karame ndikukubaza wenda ko ari uko umuntu avugaga mukavuga ngo wenda ngo ari kuvuga nabi cyangwa se ngombaga ndi kubabwira nabi ngo ndi kubahohotera ubu koko nimvuga nabi muravuga ngo mvuze nabi mvuze ngo mugiye kumara icyumweru mutariye naba mvuze nabi pa ndikukubaza imineke ngo ngo mfashe uyiri ari nduyiguha indoro uyiguha izo ngo nukugira tumuhime tugira ute tumuhime we nande je nawe muri guhimana si ngo bimara iki bibirungo cyane ngo ibyo ngibyo biraza ikiro cy'umuceri muri iyi hengo mbese uwakubwira ngo twicare nge na papa dutunge wabishobora watugabura we byibuze n'iminsi ibiri gusa nese ko umutima utamba muri gufata ngo agaciro k'umuntu ngo mukamuhereza ubu kuba mvuga ndiko bakora bino byose nuko ndi igicucu nuko njye wese kubijyana nkabihereza abandi nese ko uvuga muri gufata umuntu ukamujyana nk'igicucu niko we ntabwo uri kunyuma wabigofero bi ntabwo uri kunyuma wowe ibikoti ibi bino ndikubwira papa wagira ukaza amazi nk'ikarabira nk'igendera ko ndagenda nakarabye kandi sinakaraba amazi akonje avuze ngo ibintu ngo baga ngo urukwigira ngo azakwereka ngo ko umunsi umwe ngo yakubyaye nuko nahoze nkavuga ngo ntabyo nzavuga niko wavuze pa natera yaravuze ngo ibintu ukoraga kandi ngo uri murumunawe ntubahe ubukuru bwe kuri wewe mujya azagukocora ngo akakubirisha urufuro nta kibazo nanjye ku kazi ntandasubirayo ndaguma hano ngaha mpagome nk'umwana sibyo mushaka ngo amazi ukaraba nanjye nzongera nta wayareka ko ndayizanira yareka ata Bikokora papa yareka nta ntekerezo nari nagize sibyo ahubwo reka nze mbabwire singo ntago nubwo rero nubundi ntaco nkimaze muri uru rugo muri ntaco mbamariye kanje mfata ibyanjye nje nigene ntago nzongera kubona ntago nabura homba ndagiye oya ukubwe ngo kandi muri kuvuga ngo ntago mbaga icyubahiro mukwiri mugende mushaka barabaho icyo cubahiro nyine umva nyine mubwire kirofa iryo zina yakubwe ngo general Sange ko nawe arakazwaga n'ubusabone akazwaga n'ubusa sibyo ari kuvuga bitari byo nibi ntumaje kwigomeka muri iyi nzu Bikokora kubuje kunyita Bikokora oya daddy iki
tubabarire ntabwo tugiye kwisubiraho amahirwe ganyu ubu turisanga saa 4 n'igice nakubwiye ko mbyuka gasanga ngomba kujya ku kazi nsanga saa 2 ngomba gukaraba ryari saa 1 none ubu turisanga saa 4 nibanyirukana murarye rero Bikokora nuko nda wiyenzaga ubeshe ntago ukarabaga wowe urakarabaga nukubwiye dadi ntago nkarabaga kupfa n'ukuri kwanje bura mana yanje ntago nkarabaga niki kibiteraga niki gitumaga nakaraba buri gihe urihunguraga ukagenda n'amazi banagarambitse kandi mbaga ndi kuyonago wenda wese uheruka gukaraba ryari wabuze amazi wabuze isabune si ubwoko byo gukaraba twahanana Bikoko imyenda nabwo ejo wayifuza ngo ntabwo azongera kugufurira ntabwo uzongera kumfurira ndi kukubaza Bikoko utagiye guhangana ubu koko nibwo mwenda ugiraga umuntu yamesa gukaba umwenda ko iranaga ari imyenda ejo nagusigiye nizirasi ni imyenda wese utazambara niki none kuba muraga mu myenda zimwe nuko nta myenda nta zindi myenda ngira izo ufite si zindi umuntu yamesa akavuga ngo dore ngubu baragumeshe guragaragaye napano papa yampaye ataraye twaguhaye hasi ni ipatara none ko nayo ngo yimese wenda ninshaka kuzayifashirizamo abandi bantu warayimeje ntago yamese kuko wabigenza kose uyu munsi urukumva murarya umuceri sibyo kabisa nanjye rata nibyo nari ndi kuvuga ibijumba muruka kurya ibijumba ryari ibira ibyo bintu wavuga ngo ni ibiki ko hagomba kubamo akantu kagahinduka n'abantu bakagira utunungamubiri ejo papa se yatsimbye sinamusigi ibishibo waratsimbye iyi naracimbye birahari ibishibo birahari umwe ateka imboga undi ateka umuceri n'undi ateka umuceri ndateka imboga unsaba ateka umuceri teka imboga kubera iki zoroha ntacyo ndateka umuceri kandi dore ninta nsanga ibi byatsi byose nta birimo mbese mwirwaga muri gukora iki mumbwira icyo basi mwirwaga muri gukora reba ukuntu inzu isa ntimwayihanagura amabati sinababwiye ngo muyihanagure mwarayihanagure turabikurikira ubwo sinaza n'imigezi muzambwira ngo turisubiraho ngiye kugenda ndagaruka mu kanya nsanga aya mabuye yose wayakuye uri kumva nsanga nawe wagiye kuvoma hano harimo amazi ahagije mwana atetse ni munsi igihe murye muhaga ndabasigiye igikombe kimwe cy'umuceri sikirabahaza rwose uba urabubaze nde nande weho na papa ntabwo cyabahaza siga bine biki bine mugiye gutekera ruferi na siya nsabura muyobera munsi uroroje ubwo niba mukeneye kurya byinshi ibindi murabyishake mu byongerewe urukumva kandi nawe narakubwiye ngo uzashaka ibyo n'uruhome kiriya kiko ntari inyuma agihome urukumva iyi nzu nongera gusanga iyi mbuga isa gutya mwicaye muri imbuga isa gutya ugenda uzana inuza amakara asahari amakara ahari ntagahari hariho duke uzane inusu y'amakara sirabihisha umugiye umuntu si nta nubwo yatekesha inkwi zirahari nsaba araje gutasha ingo habuze nta bundi nta byotsi nshaka hano ngaho ni ukwangiza igikoni mugende muzana inusu y'amakara urukumva inyanya z'ijana igitunguru cya senkani n'amavuta y'ijana ubwo zakira si biravamo inusu y'amakara inyanya z'ijana igitunguru cy'ijana n'amavuta y'ijana numvise hari igitunguru cyasagutse hariho utuvuta dukeya n'inyanya ibi ibyo ntibyateka ubu munsi ntabwo uri kureba ukumva ku bantu bakora imibare zo kwaga amafaranga wazamo ni kubera iki kandi ibyo wari urazanamo bihari sinubwo hasi ntinarushinguzamo
birahari bikoko Jakubyerekana byerekana musubiza ku mafaranga rero musubiza ku mafaranga akonje mpanganaga nawe bikoko ibintu urukumubwira iki ibintu mutumye byose birahari uri yagiye aravuze ngo ku mafaranga ngo ameza hamagara 50 50 sokoze iki wampingiye uri ibyo bintu ndaguramo ndamubwira ko avuze ko ugiye kumwica ko ataramara ikicumwe atari yapfa kandi ndamubwira ko wavuze ko uzamutwikira mu iyi nzu kandi ko namaze jakuzitanga ndamubwira ko yego ushinga ikinyamakuru nushaka kaka mikoro ku mudugudu uzenguruke wabika namaze ngamahamagana 2 ntago nguhaye mahijana najyo ntajyo nguhaye ntase nka nago sawa ejo wankoze biki hani jana naguha nesi manako kanono babukenyere nako nababarajinywa ngo barambwe ngo baraza kudusura weho nande guki weho nande baraza gusura baraza kunzose baransura nje nyine baguze wenyine wabiki nisi uko kubaraza nta gasururu ntacyo kubatete ntaki kandi uko by'uyu mwana nawe ntabwo ibintu bye umuntu yabikora nukuze ibintu byose sikagabaza n'ubu umuntu arabakiza iki ngo baravikantaranye hakurasaraga nyine nguza ku mafaranga mbaguremo agasururu nazuga aba bantu ndi kumva bangana na koperative n'ubugiye kwakiza 500 none siko bavuze ngo baraza kandi wakumira abashitsi dori nta muntu ukumiraga umushitsi nukoze ubwabo baraviyo hijya baza nta kintu cyo kunywa bafite mana yanje baraza imbokoboko bakize mu byo baraza sinamenya ngo nibiki nyine urumva kwako padira ahabwa ubusasari mbese kucara ukubiteguraho urukuburira hangara kubura hangara ahubwo mfite angahe habe n'icicumi kuzina ry'Imana kumva ubushitsi bwawe bwiteguye neza kandi muraburagenda neza Bikokora hari ukuntu nzamuganiza ntago mafaranga reba ukuntu ntegura kubera uko ubibwira igitabo kitazo cyane uri kuvuga gutyo ntavuga guca ntabwo riri manyoko senge sibarakuyebe ubwo bushitsi bwo ntiwaburi no kubuhimba ari igitihore bireke ndasaba ari ibyo ubonye wambwira kugira ngo ubone ko tudufaranga tunkuraho ndamwaranjenye kugira ngo ntabwo yengenza nese ugiye kugamazi ubonaga nkozwe nyine ugiye kugamazi kagama byo bakubwira ngo ugiye kuguramo ko biri hano muri urugo wambara kukunca ukama ku mafaranga ntabwo nguhaye ngamamagana 2 maguremo wenda ka 50 kumushuru yisi ndi kumva si wenda gogo wagabona ubu nkojeje isoni gute 200 ndagakwemereye kanje kuvunjisha uraruntangisha kanje kuvunjisha 200 ndagakwemereye kakuvuga ko ndugutangisha sibyo reka ngo akadomoro rero kajana urazuzanye mako gasuru shaburetse yewe datu ubu ndaba ngiye guseba dangiye kumwara n'impamo y'Imana Saji ibyo cyofasha abijanye ki mwana nawe umujinya ko uyu mwana nawe wagira ngo mu byombo nikoza amakibibiki cyane rukwirwa kiri gutaragurika kigenda nokabyara Nkono ziko yapfumutse we agaswira aga nta nkono nzimisigaye mw'iyi nzu mwuka byara
Nsugu umuceri yemwe nabyo baravuga none rero hari abantu badomeje nk'abasizi ukajya ukabona neza byaramurangiranye umuntu nta gitekerezo nta nyungu nta buzima nta ki ariko waje kumureba yambaye neza ari mu bantu ugasanga ni igitego karibu rero ugasanga ni igitego za migambi zose zo kuvuga wenda ngo umuntu ngo uramureba ngo umubwire uti ngo none waba umpaye nka magana ngaho bikaba nka zeru bikaba nkaho ntacyo bivuze ukavuga se uyu muntu akozwa ate ibyo biri kuva biri kuja hehe turi kumbwira rero ibyo twavuganye ngomba gucisha amakano nkakubwira amakuru bw'ibiriho mva mwana uzi ibyomba ariko nsango Bikokora uyu mukobwa ntiyamuciye ahangaha bazakubwira gihe cyuzumva gihe cye ye mukobwa bakubwiye ngo iki ihorere umwihorere kamwana ujyaga amatwi mabi niwumvaga ku izina ry'Imana hajya Bikokora yaziyo mpanga agasanga arayisandaye mwihorere ntabwo ndi yakubujije kuva gihe cye ariko kwiyama kugendana n'izi mbesho si nk'ubu wakugira umuntu kuko iki wakugira umuntu nyine ntakwiyamye inshinga kari uko ibyo byose ubikoraga nta buzima ufite wakugira umuntu ibyo core mana cha karibu ni karibu corero cuye muraho mbegererwa muraho yego mukomera mukomere murambe mbegererwa turaho cure mwanyuze inzira yahe ewe data we twanyuze hariya mu karindiro mukarindi umva hari kunyerera Nyagasani twaje turi guserebeka ntiwareba hariya hirya y'ubwo mu kwa Serwiri haguye imegeri igeregwari mu kwa Serwiri ko ari uko twari dufite urugendo ariko dore ibimegeri wagize ngo uramugena waguhingukamo yakwica reka da ntabwo byemewe niyo mpamvu mbonye ari we n'umugore we n'abana be bari kuzikuramo ntabwo ngabo n'umuryango wawe iyo wivanze mu ruwahayi banaguca n'umugongo bikira Mariya kuko narebye kuko mbona ko bya bintu bavuga bikoraga uvuye ku Serwiri ari murebure nagusandaza nagusabiza wambese mucandaga ukivugwa rimwe twaruke nabuze wangu wandenza amabi wozi wagande ngasi itarishe we wagande aguhombora za binwa bibi nukuja muranyitondera zagira ico mpandagira cyo kandagira ndese gira yorane nari ngikubwiye kintu cyavuga ngo yona akagikubura n'imbuga cya akubuka umutima nibavuga ngo nutaje kuzana amazi baraguhombora reka kumubinga bataraza baragashishima maze rero umva iyi nshinzi igihe bayikwiyamye iyo ndari umva nkubwire mbwire si ntuntunga urutoki mbabara wintunga urutoki wintunga urutoki ntaguhombora umva nkubwire idahiye akabita hiye bwirwe inkuru mbi amushumi mureke murekuri munsi kumwe n'abantu uri igiti ntukantunga urutoki ntukantunga izo ntoki ntacyo uri cyo wowe ntabwo wandenza amavi ubwizana ukuri ntabwo wowe wandenza amavi ntabwo wandenza amavi uri igiti wagipurantutse siba w'amacyuho we ntabwo macinya uri igiti kintu nakibaye dufite abakisi uri igiti uri imbuga natewe aba bakisi uri kuzana izi nterahwere zo kwa Karemera aba ngaba muranaziranye kwa wakino nyogosenge baye igihorahwe wanyogosenze hehe so ngo yanyogosenze hehe ndiwe dadi ngwino
Mwiriwe mbeda. Komera. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Shira mu nzu. Iyi ndayo ujanye he? Ubuze iyo bisakira uko nsindagira kugira ngo mijane. Reba igihe wamwiyamiye iyi ndayo. Reba umurongo atonze hano ngo abantu ngo baje kutuneka. Ingiza bino. He. Aha. Dore yazanye ba maneko. Yabazungurukije inzu yose yaberetse n'ibyumba byawe. Do, Icyumba cyawe yagifungura. Bamaze gusambana mu buriri bwawe. Ngeze ninjira mu nzu n'uyu mukobwa. Dore nyogosenge muramukanya. Nyogosenge. Andobo. Ntabwo ari umurozi ni nyogosenge avuye ikantarange. Aje gukora iki hano? Ndavuze ngo numfite n'usubizo uramukora. Hari umuntu ugeze kubwa ko washonje ko byaza wikoreye muri no rugo. Muri ndo batumbe ndo bavuge ngo muzano nga. Oya bavuze barambwiye ngo bazadusura. Iyo babuzani bagusoko kuryaza ko gusurira no nga. Iyo ugenda kubasura wowe n'amaguru ufite. Nakubwira. Sisi ho mu rugo. Kugeze tubwo ko abashutse dushaka mwe. Yaberetse ahantu urara. Bakanze nguba. Siri kure ibintu utangiye gukora. Sirakubasha kuzana abantu bo mu muryango yanyu hano nga. Niba ujaje bashaka uzabasanga iyo bari. Urukumva neza? Urukunyu? Musiko batugendereye. Barabageneza ndo batumi. Hari umuntu ugeze ubasaba ko mubagendere. N'ubushake bwacu. Ubushake bwawe zejo izo wari kuvuga ngo Bakoze ibyo bakoze. Si wari kuvuga ngo yaroze Nsaba akiri muto. Si wari kuvuga? Oya. Wa murozi. Ni mwene wawe. Wasanga ari n'ibintu azanye cyo gutera hano ngaha. Reba ukuntu kumwiyegeje. Kobikoko. Iki? Doti. Oya. Umva nkubwiye. Nibo bashaka kugenda byakomezanya na bujyane n'abava hano ngaha. Nabo dushaka muri no rugo. Nabo gutera umwako nabo kuza gutera umwako uruno rugo. Urukumva? Nasi ubundi igihe babereye abana bamaze kugera mu myaka 40-70. Niko kuvuga iki wa ntumbagane. Mwibutse ari muri abo ngabo uwo twabona sibwo bwa mbere nabonana nabo ba. ngahiba. Ntabwo twajyaga tuvugana kuri phone se. Kavuga idahiye. Ni narujya agera y'urusatsi rubi we navuganaga iki nawe. None se ntabwo twavuganaga kuri Ntabwo iki kikumva twatubabwira. Ntabwo siko ngo ari wowe wagufunguje. Ni namubyara. Nagafungo ku mutima. umva nkubwire pa. Rata mu byubaro byanyu muve muri nuru. Ntabwo tubashaka, nta kintu dupfana nawe mwe. Nta nubwo tubakeneye, tubayeho neza. Ntabwo ibyo kuza gusura abantu. Umva mbabwire. Sawa reka gusa kuyiza inyuma yanyu. none se tubisubizeyo. Ariko umva mbabwire. Ariko ico nababwira Ntimuzagaruke hano. ukuza kwitambika Namwe umuryango. nimuzagere mu rugo. Ntacyo ntituzagerana umubano. Ntituzabane, ntituzakundane twe namwe ntituzashimana. Tubisubizeyo nta kibazo. Bura nicicaga ibintu byose. Nuko duhoraga ntituvuge. Akoze kuko ndabibonye umutinda ziraga umutunaka. Aho ngaho. Musigare. Noneho Umva nkubwire. Niba uyu muryango ntacyo dupfana nawe. Nagera n'uwo tuzaburanga nsuhuze nta n'umwe n'inzanye nawe. Tubakene na Ntago tu nigo. Bande bakina abantu hari ugeze ubatuma mu muryango. Hari uwarangaje kubasura. Dore ko ari musaza wanje ihangane. Ziragurusha. Reka gusakuza hejuru. Ihangane. Vo hejuru. Vo hejuru wa murozi. noneho umva ngo waraye uryamye. Ahubwo ikindi mutanazi. Suri kure. Ikindi mutanazi. Ndi kukubaza. Nakubwiye ngo. Bari abantu uri kuzana abantu hano. utangiye gukundana nabo kano kanya gute. Basi nase nugiye. Nje ndi kukubwira ni tureba aho urarara. Ceceka. Tureba aho do. Uri kujya gufunguza buzibyo. Uri kujya kubatumira bazana ngo gukora iki? Wabuze iki? Wabuze iki ko buryo wajya kubifashira? Subiza. Ntacyo. Nakubwiye ngo iki? Nakubwiye ngo nta muntu mu muryango wanyu nshaka hano ngaha, nta muntu mu gihe cyo mufana nshaka hano ngaha, nta n'ikintu kiturutse ahandi nshaka ko kizongera kubona mu runo rugo. Uri kumva? Baravuga ngo usigara uranatizanya n'imyenda. Nta mwenda w'undi muntu utaka mu runo rugo. Nkubwire. Uri kunyumva neza? Cyangwa niba ushaka kubasura genda. Bakurikirana ntabwo bari bajya. Reka bundi mwereka Bikoko agacura umuntu niugera gate. Akihereza. None ubu nibaza bikora hano ngaba bakabona abantu bikora. So bajya ngo twabafunga. Baragira ngo turi gufunguza baragira ngo turya ngo wabuze icyuryo. Wabwire waburaye. Oya. Oui? Oya. Imbuto ntuzirya. Iri ntungamubiri zose ntuzirya. Cyane. None wabuze iki ku buryo wajya gutumiza. Wajya gutumiza imiryango zanyu ngo zize zikora. Ntibaturogaga mbe. Subundi oya utanavuze kucuburoza. Wenda kucuburoza ibyo nabimenyetso bifatika dufite byuko baturogaga. Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo bakuroza. wenda reka ibyo tubyihorere. Ariko sinone
umuntu wo muri iki gihe uraza kugusura nyuma y'imyaka 20, 30, 40, 50, si ukugura agasusu ukongera ibindi mitonge uretse wivuga ngo ibyo z'imitonge none uwo muntu ko atagusuye kare igihe wapfiriye igihe wabaye imbwa ko atagusuye buno munsi yakumva ngo hari akaryo kari mu nzu yawe akumva yagusuye ariko barana sandimo oya je ndi kuvuga ubuzima ngiye kunyitima oya si nkwisima nyine nuko nitiranyije ubuzima bw'agasuzuguro ni none ndavuga ini ubwo umuryango guru kwihuruduswa ngo guraje guza kudusura n'intuza urumva urumva ubwo umuryango nakubwiye ariko ntabwo ari njye niza nakubuje kugaruka muri runo rugo ubwo uri kubona imyaka ufite ungana nawe si uko umwosha sinakubuje ngo ntuzagaruka hano ngaho mbese ushaka iki muri runo rugo wowe ushaka iki muri runo rugo ubagura uko umwihambira nakubwiye ngo wabuze abandi basore ntaco gatwaye nyine wabuze murangana se urabona ninde mukuru igihe wamuburisha ako ntiyumva undebe reba imyaka afite reba nureba uriya mukobwa nakubwiye ngo ngwino hano haguruka uzi ko ibintu byose uduhahiraga yirwaga ari kubimuyorera ingotsa niyo mpamvu umuceri gutaramaga mu nzu ico si nko kunteranya yaje no gukora iki nizo muzi yaje gukora iki yarandamukiye yageze hano ute yarandamukiye sinakubuje kugaruka muri rugo nakubwiye nujyanye no kuno muhanda ntuzarebana hano cyangwa uje uramusanga hehe iwabo kandi nabwo nujya kumureba uzagenda ugenda ntuzagaruke muri urukumva birirwaga bari no gusambanira hano mu nzu unamwinjizaga mu bazanakwica ico kintu uzamwinjizaga mu nzu umunwa w'uyu mugabo wamurenze none ngana munsi y'uburiri bwawe harimo azapuridanse zapfumutse gusa nyinshi nizo birwaga bari gukoresha zana mimi ngo guki zana mimi ndaje gufata kara macinya sikubera umvishe baratamubwiye mukuru ntabwo nijye bari kugana bakakwita imbwa nzi nta nyisimbwa mu kanya uri kumva teteza ko nshari yabwiye uriya mukobwa ngo niwe udutunze Nsabi ngo niwe bosi hano cyane aho dutunze ngadutunge turebe dutunge mbatungiye dutunganye ngadutunge uzi nje ndabatunze none mwareka kungereka ibintu ntigeze ngo uradutunze utadutunze bimari irukana amacinya uva hano uvane n'uwo mukobwa hano mujyane ntimuzagaruke mwese niba nkubwiye ikintu rimwe kabiri gatatu ntucyumve bagushaka iwo ushaka kumva kandi ufite n'uwo wumviraga muzamuke muvana ngaho indi nkoni nziza va mu runo rwo mujyane urukumva mujyane ntabwo mbashaka nose ndirirwa mpekeranye niba utamukunze wava hano ngaho sinakubuje kugaruka hano ngaho gikubita ntabwo kuzamuka se ukiva hano ngaho wagira vuba akira papa fasha muvana hano yamukora kanza mugende haguruka zamuka sinzagenda tukagenda uzajya kugaruka mw'iyi mbuga nzamukorera icyagaruka nawe azagaruka no gukora iki nagaruka uzamusubiza uzanye n'uwo uje kumureba wabagaje kureba baje barashaka soreka nk'abasubira bakajana cyangwa nkubwiye uzajya kugaruka bigute hano nzabigushwanyagurizaho wari bosi sura mukobwa aruzi ubu ziriya miryango ni imiryango twakagombye kuba turi kubana nazo uriya mukobwa aruzi nandi ubu kiriya gikobwa kuko urukundo none umuntu nimumubwire rimwe kabiri gatatu ntayumva kujya nimumubuze ikintu yakomeza kugikora si ikibazo se komeza ufate inkoni yawe nyimaze iki mbese ubu mwareba nk'umuntu mubaga muri gufata mukanshusha mu bwonko mwese wajya muri impinja zo kubwira ikintu muri muntu arakora nje mbabara rwose amakosa rwose nakoze sinzagongera uyu munsi niba wakoze ikosa ejo nturakora irindi niba nkubuje ikintu n'ejo ntugikora sinzongera rwose n'impamvu ngaho ibaze reba bari abantu nsanze muri runo rugo reba hageze nk'umuntu unyuze aho ngaho se yagira ngo hari ibintu byabaye reba ko ngeze aho ngaho nanjye nkayoberwa aho ngiye si data si umunyakavuyo wo kuvanga ibintu umunyakavuyo twari twaravuganye twavuganye byose ubura tugende nkwereka umuntu ubishikiraga imana ishimwe kuba mbibonye dore bikoko reka kwirukanka nyuri inyuma oya nako yakoze yagize ati uretse gatoya nareka kwirukanka bikoko namubonye ari hano ntabwo bagiye kuzamfunga hejuru ya resitora y'abandi ibintu byose ntubyiboneye nk'uko byari bisetinze uraboneza uretse utiruka bikoko niko murebe ahangaha mugiye kumpereza amakuru yose
bambe ndayafite ibintu biri aha ngaha byose mfasha byose byose uwo mwana sha Nasi gutwaye. reka uwo mwana kizana aha ngaha kizana uyu mwana ni kizane uri kumuvugira kizane gwino ibibazo byose wanteje Nsunga nganyine ngafata neza. reka nshishikire Rusiya niba ari nikosa yakoze muri ndakubwira ngo ceceka uri kumuvugira ibintu yakoze urabizi wowe uransunitse Ubwo kanda. Bikoko ugiye guhangana nanjye ntabwo ndi gusobanukirwa maze bigenze bi ugiye guhangana nanjye bino bintu ndi kubona aho ngaho muri kumva ndekuriza umwana we witonde muzeyi mwirira mutazi wapfuye turumvikana hapfuye nde uyu mwana wawe maze bino ni ibiki ndi banza wumve ukuntu ujisha banza wumve nyine ndikubona umwana mwamubangamiye reba Wandekura. reba Reba ukuntu mva. nitwa Ruziga yego ninjye ufite resitora hano hirya murumva njyewe mu rwego rwo kugira ngo resitora yanjye na bizinesi zanjye zigire umutekano ntabwo nashyizeho abarinzi kubona abarinzi gusa nashyizeho na kamera kugira ngo njyewe ubwanjye nizerere umutekano wa bizinesi zanjye nagiye kubona bona uyu mwana aratunda ibintu bakambeshaga kidomora cy'amafatisha buri cyabuze siyabuze ngo ninjye watijanye none kandi ari guyu wabijanye mw'ijambo rimwe uyu mwana ntabwo yari yuzuza ubukure mugiye kuriha ibintu byose yatwaye mw'ijambo rimwe ngire n'icyo mbura murabiryozwa yajanye imifuka 3 z'umuceri yajanye ibidomoro 4 by'amavuta ibi byose twabyibone wiruha bakaza barambesha ngo ninjye byibone kandi ari Bikoko Urusiya ihangane kamera nta na kimwe itari kunyereka nimushaka kubihakana ni ukwiyongerera icyaha n'uburemere bwacyo komwa esanse nkwitse nza kubareba nawe murayishyura dore nyine n'ubwo abantejeje ngo ninjye wibaga kandi ari Bikoko kawangegerawe ko kisuko ca udukoreshaga ubucakara mu bya wibye Pani ngiye kwitingekera. Ngiye ukurya wafata ko nyitingekera kana ukana. none ibintu uzanaga ubagabo bivanye Dusubira kureba wewe. Munabwe mwijuze nebe n'imyuka kandi mubwe nabo bagabo bandiko. Hebe ukuntu bamfashe mbere. Nkuko mfata gurya nkuko uzi ko nabyo mwabizira mukamana n'icyumwe n'umutanari. yemuga murekura Ndikura siniba kubwe ngo ndikura n'ukundi. tubabari Kuko mfata gutyo wewe. Wansa. Sa. Uri kumfata gutyo kawangegerawe fa urangubitse. hasi gishira hasi Nuri kuguruta. Mwazo reba ukuntu mfa. Reba ukuntu mfa. hasi Njozi zingo. gare guca hano Gare. Ngabyo nakubwire. uyibye amaresi Ubakubwire. wambwawe utugaburaga ibijura Murarya umuceri uyu munsi n'inyama. bivuye uje kwenda manu zo mwijura bari zukaranga mwado akanya tukabyitaho ibindi nabyo turabikurikirana n'ibindi turareba icyo twaza kubwe ngo haguruke ninde ukubwe ngo haguruke ninde ukubwe ngo haguruke Uzuga uburyo yemuga aho ndahakenera aha ngaha turakeneye mfungurira namfungurira rero mureke mbabwire buretse byo bireke bubiretse mumpaye akanya nibyo byaba byiza mwihangane sibyo byanyu turabikurikirana turaje njyewe nk'umubyeyi sibyo uyu mwana ntabwo aruzuza ubukuri injira Mwezi kunyinjiza. urukumva ndaje ratumbwire ndi kumva urukumbwira kanza nkwe hano si kandi mu bigaragara ntabwo bamutumaga ariko mwe bakuru wareka tukabimanza tukabikora akadutegereze turebe igisubizo barata tugiye katuzi naho ubundi si abana ni guco bakora Nyirapfa mubwire. mfashe y'inkoni Nyirapfa mubwire. tukubwira ahubwo wehare wewe Uzusoka hii. Uzuwandagura. Papa injira wambwawe Papa
niyo nkoni iyo nkoni wampa iyo nkoni